Haleluya. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana acabwa icyubahiro. Ambassadors of Christ Junior barakoze cyane mu ndirimbo nziza bamaze kuturirimbira. Ndizera ko na Noah bari buze kuyiririmba bari gusoza. Imana ibaha umugisha kandi urabona ko bimeze neza. Murimo mugenda mwitabira amateraniro, ntabwo muri umubare mukeya abaje. Imana ibaha umugisha. Ndifuza rero ko tuganira ku cyigisho cy'uyu munsi. Ni icyigisho nifuza ko buri muntu wese ari buhuguke bamaze kugera ahangaha, ndetse n'abadukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko niwo mutima w'ibyigisho byose byigishwa mu isi yose. Umugambi nyamukuru wabyo niwo tugiye kurebera hamwe muri uyu mwanya. Kubw'ibyo rero reka dusenga Imana. Turagushimiye Mana nziza, habwa icyubahiro. Tumaze igihe tukwiragiza ngo bane natwe, n'uyu mwanya turabikoze kugira ngo imbaraga ya Mwuka Wera ibane na buri muntu wese muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu, amen. Ndifuza ko tuganira ku nsanganyamatsiko cyangwa se ku cyigisho kivuga ngo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera cyangwa se kwihana. Ngise rero ko ari umutima w'ibindi byigisho byose byigishwa, kubera yuko ni ryo zingiro ry'ubuzima bwose tubayeho hano muri iyi si, mu rugendo rwacu rw'iby'iyobokamana. Iyo dusomye mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9, tuhabona amagambo avuga ngo, Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 ni ubutumwa bw'abamarayika batatu, ariko ndavuga ku mumarayika wa gatatu. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga. Iri jambo ijwi rirenga ni ngombwa ngo turyiteho cyane, kuko ubu butumwa tugiye kurebera hamwe bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera nibwo bugize ijwi rirenga. Ndaza kubereka ibihamya mu kanya. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe, idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Cyane agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga, ntabwo ndabisobanura, nubwo nabyo dukwiriye kuzagira umwanya tukicara tukongera tukabyiga, dore ko nabonye ko hari igihe nabayeho nibeshya ko Abadiventiste umunsi wa 7 tuzi ubuhanuzi, nkumva ko ibyanditswe bigira tubizi neza, ariko naje gutungurwa no kubona ibyaduka bigenda biza, byamara kuza ubuhanuzi twize tukabwitiranya. Ibyo bintu byaje kumbabaza cyane. Narababaye cyane mbonye koronije abantu bagatangira kuyita ikimenyetso cy'inyamaswa, maze inyigisho zisobanura ikimenyetso cy'inyamaswa zatangira gutangwa, bamwe bakabikosora, ariko ibyo bintu byarambabaje. Nongeye kubabara nanone mbonye abantu barimo bavuga ko bamwe na bamwe uku kubarurwa kwabayeho bareba imboni y'ijisho ko ari cya kimenyetso kizashyirwa mu gahanga. Nanone numva ndababaye. Reka mbabwire, hari umukoro byaje kuma uvuga ngo nubwo uyu munsi atabyo ngiye gukora, nkwiriye kuzajya nkora ibishoboka byose ntitaye ko abantu tuzi ubuhanuzi bw'ikimenyetso cy'inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'ibindi, abantu tukajya tubyigana nkaho ntabyo abantu bazi. Kuko inshuro nyinshi ngewe nkurikije igihe amavuna yabereye, nkurikije igihe ubuhanuzi bwigishirijwe, abantu bakavuga ku kimenyetso cy'inyamaswa, abantu bakavuga ku gishushanyo cy'inyamaswa, mu bwonko bwanjye nari narishyizemo ko ari ibintu byumvikanywe,
byumvikanye mu ntekerezo zacu, ariko nza gutungurwa no kubona ko bitigeze byumvikana. Ariyo mpamvu ahari nabyo bizagira umwanya wabyo wihariye. Rero uyu marayika wa gatatu avuga n'ijwi rirenga. Iri jwi rirenga ni ijwi turi buze kureba cyane. Ndifashisha iki gitabo cya Kristo gukiranuka kwacu hamwe n'igitabo cya Kugana Yesu. Ndaza gusoma amagambo menshi muri kino gitabo gikomeye cyane, ndimo nsobanura ibyerekeranye n'ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, cyangwa se uburyo umunyabyaha agirwa intungane mu maso y'Imana, uko umunyabyaha ababarirwa ibyaha, n'uko umunyabyaha yihana imbere y'Imana. Hano baranditse paje 21 y'igitabo cya Kristo gukiranuka kwacu, isubiranya imisoza kuri urwo rupapuro. Baravuga ngo gukiranuka kubwo kwizera si amagambo. Abantu bashobora kugira ubumenyi kuri iyi nyigisho, nyamara ntibamenye gukiranuka kw'Imana, ahubwo bakishyiriraho gukiranuka kwabo bwite. Aha rero hari ikindi kintu kiremereye tugomba kuhakura gikomeye. Nimvuga ibyerekeranye n'iyi nyigisho nk'uko hano babivuze ngo dushobora kugira ubumenyi kuri iyi nyigisho yo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, mu byumve nk'uko byanditswe hano. Abantu bashobora kuba bazi kubivuga n'ururimi mu kanwa kabo. Abantu bashobora guhagarara imbere nk'uko nanjye mpagaze imbere ndi kubyigisha, ariko ibi bintu bitarabakoreweho, tukaba dufite ubumenyi gusa ariko ntabyo dufite. Nanone ubu butumwa ndimo mvuga bwo muri kino gitabo, cyangwa se tubona muri kino gitabo Kristo gukiranuka kwacu, bwerekeranye no gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera, ni ubutumwa bwaje mu itorero mu myaka yahise, ariko ubwo butumwa bukangwa, bwanzwe n'abantu benshi cyane uhereye mu mwaka w'1888. Itorero ryanze buno butumwa, maze igihe bwatangazwaga habonetse imigabane 3. Paje 39 Kristo gukiranuka kwacu bavuze iby'iyo migabane 3. Umugabane wa mbere, ababubonyemo umucyo ukomeye kandi bakawakirana ibyishimo. Igihe ubutumwa gutsindishirizwa n'ubwo kwizera bwatambutswaga mu itorero ryacu, hari abantu bagize amahirwe yo kubwakira. Ikindi gika cya kabiri tukibona ku rupapuro rwa 40. Nyamara hariho bamwe bumvaga bashidikanya ku byerekeye inyigisho nshya nk'uko bayise. Hari abandi bagize gushidikanya iyi nyigisho, ariko bisoza benshi batayemeye. Umugabane wa gatatu ari wo mugabane munini wabayeho mu itorero ryacu, ni umugabane w'abandi bantu biyemeje kurwanya ubwo butumwa bashimikiriye. Uyu munsi rero iyi migabane uko ari 3 iracyahari mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7. Iyo abantu tuvuze ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera, hari abikanga, hari abagira ubwoba. Bamwe bakaba banavuga bati agaruye bya bindi, kandi ibi bintu ni inyigisho zipfuye. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe ubutumwa butambutswa, iyi migabane 3 yarabonetse. Bamwe barabwakiriye, umugabane muto cyane, abandi barashidikanya, bumva ntibari kubyumva neza. Noneho abantu benshi, itsinda ry'abantu benshi babwanga bivuye inyuma, baranahaguruka baraburwanya, kugeza igihe amagambo nasonye mu gitabo cy'ubutumwa bwatonejwe umuzingo wa mbere avuga ngo byatumye ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera buhinduka ukuri kw'ikinyoma, ariko ngo uko kuri kw'ikinyoma kukaba kwarahishwe mu bishingwe by'ibinyoma imyaka myinshi mu itorero ryacu. Niko Ellen White yaje kubyandika. Mu gihe abantu barimo gukubura ibinyoma mu itorero ryacu ngo babijyane mu bishingwe, n'ukuri kwerekeranye n'ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera kwajyanywe mu myanda, kurahishwa imyaka myinshi, kandi ari ubutumwa bw'ingenzi abantu bari bakeneye kumenya. Ubu butumwa rero
paje 44 bakomeza bagira amagambo akomeye batubwira ku byerekeranye n'uburyo bwarwanyijwe. Baravuga ngo mbega uburyo bubabaje, mbega akumiro gakabije kuba ubutumwa bwo gukiranuka kwa Kristo mu gihe bwazaga bwararwanyijwe n'abantu biringirwaga mu murimo w'Imana. Abantu ba mbere baburwanyije ni abantu biringirwaga mu murimo w'Imana. Ntabwo ubutumwa bwigeze bwakirwa cyangwa bwamamazwa cyangwa buhabwa rugari uko byagombaga kugira ngo bube bwahundagaza ku itorero imigisha itarondorwa yari bumbiye muri bwo. Ntabwo bwavuzwe uko bikwiriye. Nanone bakomeza kutubwira amagambo akomeye mu ncamake ku rupapuro rwa 49 kuri ubu butumwa bwo gutsindishirizwa n'umuntu wo kwizera. Baravuga ngo ni ubutumwa bwatambutse mu itorero ryacu ahagana mu mwaka wa 1888 kugeza mu 1890 buturutse mu ijuru. Ariko ubwo butumwa bwaje kwangwa na bamwe muri bene data b'inararibonye mu itorero ryacu, byajyanye urubyiruko mu gushidikanya n'urujijo. Inararibonye mu itorero ntabwo zemeye ubutumwa, bituma abari urubyiruko bashidikanya, bagira n'urujijo, babura amahitamo, ibyo bafata n'ibyo bareka. Impamvu ikindi cya gatatu cyaje gukurikiraho, abanze ubutumwa bitambitse hagati y'ubwoko bw'Imana n'umucyo. Abanze buno butumwa bahise bahagara hagati y'ubwoko bw'Imana n'umucyo. Icya kane, nta rwitwazo ruhari kuko umucyo waragaragajwe. Icya gatanu, impamvu abantu batinda gufata uku kuri kw'agaciro gahebuje nuko bagotewe mu mitekerereze yabo bwite. Icyabaye, abantu batekereje mu ntekerezo zabo, muri logike zabo, bisoza badafashe umwanzuro. Icya gatandatu, inzira ya bamwe yabaye iyo gutera umugongo ubu butumwa, barangije banegura intumwa zibutwaye. Niko byanditswe. Maze abagaragara nk'abari kwigisha ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, kuko ubwo butumwa bwari bwaratewe umugongo, icyakurikiyeho ni ukunegura abigisha, abavuga butumwa bari batwaye ubwo butumwa. Icya karindwi, abanze kugendera muri uwo mucyo ugenda urushaho kujya mbere, ntibazashobora kumva ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Iki kintu noneho kiraremereye. Abanze buno butumwa ntibashobora no kumva ubutumwa bwa marayika wa gatatu tumaze gusoma mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9. Icya munani ni ubwo ngeze yego. Icya munani, abanze kugendera muri umucyo wo mu ijuru, ni ukuvuga kumurikishiriza isi ubwiza bwabo, bazawita umucyo w'ikinyoma. Abazanga uyu mucyo bazawita umucyo w'ikinyoma. Icya 9, bitewe no kutizera kwabo, umurimo w'ingenzi uzadindira. Kwanga buno butumwa bituma umurimo w'Imana udindira. Icya 10, irarika rikomeye risaba abarwanya umucyo gukinguruka inzira y'ubwoko bw'Imana. Hagomba kubaho noneho irarika rizasaba babandi bashidikanya kuri uyu mucyo kugira ngo bakinguruke umucyo umurikire ubwoko bw'Imana. Cya 11, ubuhumyi bwo mu bya mwuka butera akababaro mu ijuru. Bene ubu buhumyi bwagiye bubaho, bwagiye bubaza Imana ku rwego rukomeye cyane. 12, ibyiringiro byiza nuko Imana ihagurukije intumwa ikaziha umwuka wayo. 13, mu bwoko bw'Imana hatabonetsemo ijwi ryo gutangaza ubu butumwa, amabuye ubwayo yarangurura. Ni ukuvuga ngo niyo abantu batavuga ubutumwa gutsindishizwa n'uko kwizera, Imana izakoresha ubundi buryo bwose bushoboka, ariko ubu butumwa bwumvikane mu bwonko bw'abantu mu buryo bukomeye cyane. Noneho rero, kubwo kurwanya ubu butumwa, ingaruka ziba izihe? Iyo dusomye ku rupapuro rwa 35 Kristo gukiranuka kwacu, nicyo gitabo ndi bwifashishe cyane, hari amagambo bavuze y'ingaruka. Baravuze ngo
ikibazo gikomeye kigomba kugaruka kuri buri wese mu bagize amatorero yacu ni iki ngo nk'abiyita abayoboke ba Kristo duhagaze dute imbere y'Imana? Mbese umucyo wacu urabagirana ku isi mu mirasire ikeye kandi ihamye? Mbese nk'ishyanga twaba twariyeguriye Imana byimazeyo? Twaba twararinze ubumwe bwacu n'isoko y'umucyo wose? Mbese ntabwo ibimenyetso byo kubora no gukendera bigaragarira mu buryo bubabaje cyane mu matorero ya Gikristo y'iki gihe? Urupfu rwo mu bya mwuka rwarombereje ku bantu bagombye kuba berekana ubugingo n'umwete. Ni ukuvuga ngo kwangwa k'ubutumwa bizana urupfu rwo mu bya mwuka cyangwa se bikazana ibimenyetso byo kubora no gukendera mu bana b'Imana. Murumva rero uburyo kwanga ubu butumwa bifite ingaruka ziremereye cyane. Paje 75 hari andi magambo tuhabona muri kino gitabo Kristo gukiranuka kwacu akomeye. Aravuga ngo nta guhindukanya kwabaye mu mibereho ya benshi mubo amazina yabo yanditswe mu bitabo by'itorero. Ukuri kwagumishijwe mu bikari byo ku karubanda. Nta guhindukanya kuri kwabayeho, nta murimo mwiza w'ubuntu wakorewe mu mutima. Icyifuzo cyabo cyo gukora iby'Imana ishaka gishingiye ku byababase, ntabwo gishingiye ku kwemezwa byimbitse na Mwuka Wera. Kubwo gufata kuno kuri kugakingiranirwa ku karubanda, ingaruka zabayeho nta guhindukanya kuri kwabaye mu mibereho ya benshi mubo amazina yabo yanditswe mu bitabo by'itorero. Ni ukuvuga ngo abantu benshi amazina yabo kuva icyo gihe ahari n'uyu munsi yanditswe mu bitabo by'itorero ariko ntibahindutse. Nanone kandi ntabwo iyi nyandiko cyangwa se iki gitabo bagarukira aho ngaho, ahubwo hari andi magambo tubona ku rupapuro rwa 80 avuga ngo nayo ateye ubwoba. Aravuga ngo ihame ryo gutsindishirizwa kubwo kwizera ryarirengagijwe na benshi mu bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Amagambo ateye ubwoba ngaya. Mu bantu 100, mu bantu bangahe? Mu bantu 100 nta numwe wumva uku kuri kwa Bibiliya kuri iyi ngingo gutsindishirizwa kubwo kwizera, nubwo ari ingenzi cyane mu mibereho yacu ya none n'iyiteka ryose. Nanone akaga gahari nuko ufashe abadivantiste 100 muri bo usanga nta muntu numwe wumva ibyerekeranye n'iyi ngingo. Reka mbabwire, ndi kubivuga mu mvugo yoroshye kandi yoroheje, ariko ninza kumanuka nkagera hasi mu bindi bihamya muraza kubona ukuntu biteye ubwoba, ari n'agahinda, ari n'igisebo kibabaje kubona nta muntu uri gusobanukirwa n'ibi bintu mu bantu 100 kandi ari byo nyingi yo kugira ngo tuzabone ijuru. Ni ikintu kibabaje rero kivuga ngo abantu benshi bazarushaho kuba bisanga barahushije intego. Imyaka 20 ishize kuva mu 1994 yagombye kuba yarabaye gusa iyo kwihutana ubutumwa bwo gukiranuka kubwo kwizera bwatanzwe mu 1888. None n'uyu munsi ntabwo birasobanuka cyane. Paje 81 kwirengagiza uku kuri kw'agaciro ko gutsindishirizwa kubwo kwizera ni uguhusha intego nkuru y'ubutumwa bwiza, bikaba bigomba kwerekana akaga gakomeye kuri buri muntu, kabone niyo yaba asobanura gute, ashishikaye ate ku bijyanye n'amahame. Reka nabyo tubyumve. Kwirengagiza, ese ibintu uri gusoma hari aho sindi kwihuta nimubyumve? Muri kubyumva? Imana ishimwe. Nanjye ndi gusenyera mutima ngo tubyumve. Kwirengagiza uku kuri kw'agaciro ko gutsindishirizwa kubwo kwizera ni uguhusha intego, kandi intego nkuru y'ubutumwa bwiza, bikaba bigomba kwerekana akaga gakomeye kuri buri muntu,
kabone niyo yaba asobanura gute kandi ashishikaye ate ku bijyanye n'amahame byo twizera. Bone nubwo umuntu yaba ashishikaye ate ayasobanura ariko akirengagiza ibyerekeranye no gutsindishirizwa none uko kwizera ari guhusha intego. Kandi si amahame gusa, bashyiramo imihango, bakavugamo ibikorwa n'ikintu icyo ari cyo cyose n'ibintu byose bijyanye n'idini. Bone nubwo waba ibyo bintu byose, amahame, ibijyanye n'idini byose n'ibindi bikorwa, wirengagiza kino kintu uba uri guhusha intego. Umuburo utangwa neza n'umuja w'Uwiteka yabivuze mu buryo bweruye cyane, avuga yuko abantu bakwiriye kwita kuri iyi nsanganyamatsiko. Ndetse reka mbabwire impamvu iyi nsanganyamatsiko iremereye. Paje 83 baravuga ngo ni iki gitera ubuhezamajyo n'ubwambure bw'abumva ko bakize kandi batunganye. Ubwo bagiye gusobanura ikibazo cy'umunyarawodokiya aho gishingiye. Baravuga ngo ni ukutagira gukiranuka kwa Kristo. Iyo tutagufite, cya kibazo cy'abanyarawodokiya tuba tukigifite. Ndaza gusoma amagambo ari ku rupapuro rwa 84. Baranditse baravuga ngo igihe kirageze uyu munsi ngo twigane umutima wose uku kuri kw'ingirakamaro. Bikwiriye kumvikana neza. Uku kuri gukwiriye kumvikana neza ukuntu umunyabyaha ashobora guhinduka uwera nk'uko twigishijwe, kandi tugasobanukirwa uburyo Adamu, umuntu utari ufite icyaha, yabaye umunyabyaha. Ibyo bintu ntabwo tubizi. Ukuntu Adamu yabaye umunyabyaha ntitubizi. Turabizi. Uko tubizi rero ni nako dukwiriye gusobanukirwa n'ubutumwa bw'ingirakamaro bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Barakomeza bandika bavuga ngo gutsindishirizwa kubwo kwizera bigomba gusobanuka mu ntekerezo zacu nk'inyigisho zerekeye amategeko. Uko twasobanukiwe amategeko y'Imana 10 niko n'iki kigomba gusobanuka mu bwonko bwacu. Bakomeza bavuga ngo uko nk'inyigisho zerekeye amategeko, isabato, ukugaruka k'umwami n'izindi nyigisho zose zahishuwe mu byanditswe. Ni ukuvuga ngo rero ni ikintu gikomeye abantu dukwiriye kwitaho kandi kigasobanuka cyane. Ibi ndabizi neza ko amatorero yacu ari gupfa azize kubura ibyigisho ku byerekeye gukiranuka kubwo kwizera Kristo no ku kuri kose kujyanye nabyo. Kubwo kubura ukuri kwerekeranye n'izi nyigisho, igikurikiraho ni ugupfa kw'amatorero. Niyo mpamvu abantu bagomba guhagurukira izi nyigisho. Ndabona harimo bari kugenda babyandika, rwose Imana ibahe umugisha. Bikwiriye rero gusobanuka neza abantu tukabimenya. Kugira ngo bisobanuke neza rero, reka mbabwire ikintu gikomeye naje gusoma muri kino gitabo nkumva ndagikunze. Ellen G. White amaze kubona uburyo ubutumwa twabwanze mu itorero ryacu kandi bukaba ari ubutumwa bwiza abantu bakeneye kumenya, hari amagambo banditse ku rupapuro rwa 36 baravuga ngo birakwiriye ko tumenya ko kuva inama ya Minneapolis yaba imizingo y'ibitabo bikurikira yatwohererejwe binyuze mu mwuka w'ubuhanuzi ngo dusobanukirwe n'ubu butumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera. Nyuma y'uko ubutumwa bwanzwe, haje kwandikwa ibi bitabo bikurikira. Mu mwaka w'1892 nibwo igitabo Kugana Yesu cyaje kwandikwa. Ndi gusoma iki gitabo, nibwo cyaje kwandikwa ngo kizigishe abantu basobanukirwe n'uko kuri kwanzwe n'abantu benshi. Maze mu mwaka w'1896 haza kwandikwa Abahirwa ni bande. Mu mwaka w'1898 handikwa Uwifuzwa ibihe byose. Mu mwaka w'1900 handikwa Imigani ya Kristo.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na gatanu handikwa igitabo cya Rengera Ubuzima. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na rimwe handikwa igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibi bitabo byose maze kuvuga, Kugana Yesu, Abahirwa ni bande, Uwifuzwa ibihe byose, Imigani ya Kristo, Rengera Ubuzima n'ibyakozwe n'intumwa, n'ibitabo bitandatu byose byaje kwandikwa kugira ngo bisobanure ubutumwa gutsindishizwa n'uko kwizera bwari bwaranzwe na bamwe mu nararibonye z'itorero mu myaka yahise. Ariko ikibazo nubwo tubonye ko buno butumwa abantu bagomba kubwiga bashishikaye bakabusobanukirwa, nk'uko twasobanukiwe amategeko y'Imana 10, nk'uko twasobanukiwe isabato, nk'uko twasobanukiwe kubaho kwa Adamu, gucumura kwe, nk'uko dusobanukirwa no kuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo uko azagaruka, ngo niko nibigomba gusobanuka. Ndetse mu gitabo Imibereho Yejejwe paje ndumva ari 17 ko baranditse baravuga ngo tugomba kwiga abacada zigize ingingo z'agakiza kacu, buri muntu wese akazisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo ni ibintu tugomba guha umwanya kandi tukabyitaho mu buryo bukomeye cyane. Noneho rero iyo tumaze kubona ibi byose byanditswe ngo bidufashe dusobanukirwe n'inyigisho yo kwihana, ikibazo gikurikiraho, ibi bitabo ko tubifite, ko twabisomye, ko tukibisoma, twarihannye? Icyo ni ikibazo buri muntu wese agomba kongera kwibaza ku giti cye. Ese koko warihannye? Iyo dusomye muri Yohana igice cyaho ndumva ari cya 16, igice cya 16, tubona ko kimwe mu bintu bikomeye by'umwuka wera iyo yasutswe ku itorero cyangwa se iyo yaje ku bantu b'Imana, kimwe mu bintu bikomeye kibabaho ku murongo wa 8 nuko atsinda ab'isi akabemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka kuko batizeye. Aho umwuka w'Imana ari, ibi nibyo bikurikiraho. Kandi reka mbabwire ikintu gikomeye nasomye muri iki gitabo, ahari menya ndakivuga mu mutwe kugira ngo nihute. Ndababwira ibintu bibiri muri kino gitabo cyo Kristo gukiranuka kwacu. Baje kuvuga yuko ubu butumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ari ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kandi bukaba intangiriro y'ijwi rirenga tubona mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ahari reka nze mbarebere paje cyangwa se ndaza kwibabwira mu kanya ninza kugira amahirwe yo kuhagera. Ni ukuvuga ngo ni ubutumwa bw'intangiriro, ndetse muri kino gitabo banavuze igihe ijwi rirenga ryatangiye kubwirizwa ubu butumwa bugitambutswa. Niko bavuga, bakavuga yuko ari intangiriro y'ubutumwa rero bwa marayika wa gatatu. Paje 58, Kristo gukiranuka kwacu, baranditse baravuga ngo ijwi rirenga rya marayika wa gatatu ryamaze gutangira mu guhishurirwa gukiranuka kwa Kristo umucunguzi warira icyaha. Ngiyo intangiriro y'umucyo wa marayika ufite ubwiza buzakwira isi yose. Intangiriro y'ijwi rirenga ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwo gutsindishirizwa n'uko kwizera. Ibi byajwi rirenga byatangajwe mu mwaka w'igihumbi kimwe 1892. Nguyu mwaka w'igihe ijwi rirenga ry'ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwo gutsindishirizwa noneho ryatangiye mu buryo bwimbitse. Rero iki gihe cyaranze guhishurirwa gushya ku gukiranuka kwa Kristo n'intangiriro y'ijwi rirenga. Nk'uko aya magambo ubwayo abigaragaza, ni uguhishurwa ko gukiranuka kwa Kristo nk'uko kwagaragajwe mu nama y'Minneapolis. Ijwi rirenga tubona, intangiriro y'iryo jwi rirenga n'ibigize iryo jwi rirenga, n'umarayika wagombaga kuvuga iby'ijwi rirenga, bwari ubutumwa gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera. Benshi baranyandikiye bambaza niba ubutumwa gutsindishwa n'uko kwizera
ari ubutumwa bwa marayika wa gatatu, maze mbasubiza ngira nti mu by'ukuri ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Hari amagambo menshi nagenda nsoma, hari nayo nasomye ahari ninyageraho ndayababwira, avuga yuko kwemera inyigisho y'ubutumwa bwo kwizera, cyane iyi ngiyi ndimo mvuga gutsindishwa n'uko kwizera, ari byo bituma umuntu abona imvura y'itumba. Kandi koko igitabo cy'umwiteguro w'imvura y'itumba kirabisobanura. Tubona imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba, ariko byose ndi bujye kubisobanura cyane. Ahubwo ndashaka gutinda hehe? Ndashaka gutinda kuri kwa kwihana nyakuri tubona muri Bibiliya, kugira ngo umunyabyaha yihane bigenda biti. Ndifashisha igitabo cya Kugana Yesu, twabonye ko cyanditswe mu uhe mwaka? 1100 nibyo rwose mwakurikiye. 1192, kandi cyatumye cyandikwa kwari kugira ngo kidusobanurire ibyerekeranye n'uburyo umunyabyaha yakwihana agahinduka umukiranutsi mu maso y'Imana. Paje 28 rero z'iki gitabo baranditse baravuga ngo iyo umutima uyobotse icyo ubwirijwe n'umwuka w'Imana, urakanguka, utangira gusobanukirwa, ukamenya uko amategeko y'Imana no kwera kwayo bisobanurwa, ukamenya ko amategeko yayo ari urufatiro rwubatswe rw'ubutware bwayo bwo mu ijuru, ugatangaza ibihishwe byo mu mutima we no mu bwenge bwe, akumva ko Imana ikiranuka, agafatwa n'ubwoba bwinshi bwo kuzahagarana ibyaha bye n'amahumane imbere y'ugenzura imitima. Iyo amaze kubona urukundo rw'Imana ruhebuje n'amahirwe n'umunezero bizanwa no kwera, niho umuntu yifuza cyane gutunganywa no gusubira kugira umushyikirano n'abo mu ijuru. Paje 30 muri kino gitabo cya Kugana Yesu baje gukomeza kwandika bavuga ngo umunyabyaha akwiriye guhishurirwa Kristo, akamenya ko ari we mukiza wamanitswe ku musaraba azira ibyaha by'ab'isi. Ibibi byo mu kubaho kwabo n'icyaha cya kamere cyo mu mutima byose barabihishurirwa, bagatangira kugira icyo bumva cy'igitangaza cyo gukiranuka kwa Yesu, bakumirwa bati mbese urukundo rungana rutyo n'uwo mubabaro wose n'agashinyaguro kose ni ukugira ngo dukire urupfu tuzabona ubugingo bushira. Ibibi byo mu kubaho kwabo barabisobanukirwa. Noneho paje 32 baje kwandika ngo umwambi w'umucyo uvuye ku bwiza bw'Imana akambika isuku ya Kristo, iyo karasiye mu mutima bigaragaza akazinga kose iyo kava kakagera, bigahishura ubugoryi n'inenge yose by'umutima w'umuntu, bigaragaza kwifuza kubi kose, ubuhemu bw'umutima n'uko iminwa ivuga ibyanduye, ubugome bwose bw'umunyabyaha bwo guhindura ubusa amategeko y'Imana. Iyo bigaragarijwe n'umwuka wera w'Imana, bituma ashenguka umutima, akabara cyane. Uko yitegereza imico myiza ya Yesu itagira inenge, niko arushaho kwizinukwa. Paje 52 naho harandi magambo ahari, ndi kugira ngo nyasome, noneho mvuge amagambo make cyane kuri aya magambo maze gusoma. Kuko umutima wawe wamaze gukangurwa n'umwuka wera, wakubise amaso ibibi bizanwa n'ibyaha n'iby'imbaraga zabyo n'ishyano rizanwa nabyo, maze wumva bizinutswe, wumva yuko ibyaha bye byagutandukanije n'Imana, kandi ko uri imbata y'ubutware bw'ibibi. Uko urushaho kurwana kubicikaho, niko urushaho kumva bikunaniye. Kwifuza kwawe kuranduye, umutima wawe urahumanye, ukabona ko ubugingo bwawe bwose bwuzuye ibyaha no kwikanyiza. Wifuza cyane kubarirwa ngo ubone uvanwe mu bubata, ariko se ukwirita kugira ngo ubone kuzura n'Imana use nayo. Wamaze kwerura ibyaha byawe, umutima wawe urabizinukwa, wahisemo kwiyegurira Imana, noneho yisabe kubikuhagira, iguhe umutima mushya, maze wizere ko ibikora byose kuko yabisezeranye. Aya nandi magambo nayo yihumure. Mu yandi magambo rero, umunyabyaha ushaka kwihana imbere y'Imana, kugira ngo yihane bigenda bite? Turasomye ngo akambika Kristo iyo karashe mu mutima w'umuntu,
ahishurirwa ibibi byo mu kubaho kwe yakoze. Mu yandi magambo, umuntu yibutswa ibyaha bye. Uku kubyibutswa ntabwo abyibutswa kuko twanasomye wamaze kwerura, akurikizaho kubisabira imbabazi. Yamara kubisabira imbabazi, wamaze kwerura, wumva urabizinutswe. Niba warumvise ubizinutswe, izere ko Imana ikobarira nk'uko yabisezeranye. Igitabo Kristo gukiranuka kwacu, hari amagambo baje kuvuga kuri iyi ngingo yerekeranye n'uburyo umunyabyaha ashobora kubona imbabazi z'Imana. Bavuze ko ari ibintu bishoboka, paji ya 14 bavuze ko ari ibintu bishoboka, abantu bose bashobora kwihana. Noneho paji ya 16 baravuga ngo, reka nsome igika cyose, kwizera amaraso ya Kristo nibyo bituma ibyaha byose by'umwizera bihanagurwa, kandi gukiranuka kw'Imana kugashyirwa mu mwanya wabyo muri dosiye y'uwizera. Yo, mbega kuguranirwa gutangaje, mbega kwigaragaza ko urukundo n'ubuntu by'Imana. Dore umuntu wavukiye mu cyaha, nk'uko Pawulo abivuga, yuzuyemo gukiranirwa kose. Umurage we ni mubi kurenza ikindi cyose gishobora gutekerezwa. Ahamukikije ni ikuzimu hasi cyane, hashobora kumenywa n'abakiranirwa. Mu buryo bumwe, urukundo rw'Imana rumurika ruturuka ku musaraba w'i Karuvari, rugera ku mutima w'uwo muntu, arinira, akihana, akatura, maze kubwo kwizera akemera ko Kristo ari umukiza we. Arinira, akihana, akagenza gute? Akatura. Ubu hano hari abantu bavuga ko banihannye, ariko n'ibyaha bakoze ntibigeze babyatura, ntibigeze babisabira imbabazi. Hano mu kugana Yesu harimo icyigisho kivuga ngo kuvuga ibyaha. Bavuga uburyo umuntu avugamo ibyaha, cyangwa se uburyo umuntu yaturamo ibyaha. Niba umwuka w'Imana akugendereye akakwibutsa ibyaha wakoze, ugasanga ibyaha wakoze wahemukiye abantu wahemukiye bose wibukijwe, urabasanga ukabasaba imbabazi. Iyo ari icyaha wakoze mu ruhame abantu bose bazi, uragenda ugahagarara imbere y'iteraniro ugasaba imbabazi, abizera bose bakamenya ko wahindutse utakiri wa wundi. Kubera yuko iyo wanze gusaba imbabazi, abantu bazakomeza kuvuga ngo uriya muntu ni indyarya, uwamubona avuga ibintu by'Imana niwamubona ukuntu yamemukiye. Kugira ngo urwo rujijo ruveho rero, usanga wahemukiye ukamusaba imbabazi kandi arakubabarira. Benshi mu bicaye ahangaha cyangwa se bake, ntabwo nzi umubare n'Imana iwuzi, bashobora kuba baranyuze muri uru rugendo bakagirirwa amahirwe yo kwibutswa ibyaha bakoze. Bamara kubyibutswa bakabisabira imbabazi ku Mana ndetse no ku bantu babikoreye. Uru ni rwo rugendo ruvunana, rugora abantu benshi banatinya, kuko bisa nko guca bugufi cyane bikabije. Guhemukira umuntu ukamusanga ukamusaba imbabazi mugira ngo biroroshye. Ikindi harimo kubabazwa n'ibyo byaha wakoze. Reka mbabwire, icyaha kiraryana kandi icyaha kiraremereye. Ikimenyimenyi, reba niko inyandiko zivuga, Kristo amanitswe ku musaraba, icyamumanitse ku musaraba ni icyaha, nta kindi. Kiraremereye rero. Iyo umuntu urukundo rwa Kristo rukomeza kuresha umutima we, akomeza kugenda abona ukuntu yagomeye Imana, akabona ukuntu yakomeje gukora ibyaha, maze akumva arababaye, agize agahinda. Amagambo banditse muri kino gitabo baranditse baravuga ngo, muri ako kanya nari maze gusoma ngo, arinira, akihana, akatura, maze kubwo kwizera akemera ko Kristo ari umukiza we. Amagambo akurikiye baravuga ngo, muri ako kanya ibyo bikiba, muri ako kanya ibyo bikigenza gute? Bikiba, yemerwa nk'umwana w'Imana, ibyaha bye byose birababarirwa, ikidodo cy'icyaha cye kigakurwaho, akabarwa nk'umukiranutsi, maze agahagarara yemewe, atsindishirijwe imbere y'amategeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo
nta nubwo uru rugendo ari urugendo ruvunanye, nta nubwo ari urugendo rudashoboka, kuko ni urugendo rworoshye, ariko Satani yazanyemo amagorane ngo ibintu bikomere cyane. Ndabyibuka hari umuntu nzi wigeze gushaka imbabazi z'Imana, akajya asenga, akababara cyane, akarizwa nuko atari kuzakira. Igihe kimwe ajya gusengera ahantu hari urutare, ajya munsi y'urutare arasenga, maze abandi baza bahamusanga bahuje ikibazo, baza gusoma uburyo bakwiriye kugwirwa n'urutare rukabajenjagura kugira ngo babarirwe ibyaha byabo. Maze uwo muntu arangije agahinda karamwica, abazwa nuko ari umunyabyaha, ararira aravuga, Mana, kubera iki njye utambabarira nk'uko babarira abandi? Mana, ubwo nkwiriye kugwira urutare Yesu Kristo rukanjanjagura rukamenagura, henga nkwereke. Yaragiye yegera urwo rutare, akajya afata umutwe we akawukubita ku rutare, avuga ngo, Yesu Kristo, gitare cyanjye, njenjagura, umbabarira ibyaha byanjye. Maze igitare cyaramujanjaguye, ubwonko busa nkaho buva mu mwanya wabwo, ahita asara. Byamubayeho, ni ibintu nzi byabaye, ahita asara. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byo kudusaza ngo abantu dusare, nta nubwo ari ibintu byo kwikebagura ngo Imana ibone ko twababaye amaraso yavuye. Hari abantu muri Kiliziya Gatolika nigeze kujya mbisoma, hari abantu bajya basangira umubabaro n'agahinda Yesu yagize, kugera ku rwego babazwa nuko Yesu byamugendekeye imitsi yabo igaturika ikavamwa amaraso, ngo ubwo bari gusangira akababaro na Yesu yagize, imitsi ye nawe iturika ikavamwa amaraso mu gashyamba k'Agitsemane. Ntabwo rero urugendo rwo kwihana rudusaba guturika imitsi, amaraso akadudubiza kugira ngo Imana ikunde tubabarire. Ahubwo wamaze kwishyurirwa ibyaha byawe, cyangwa se wamaze kwibutswa ibyaha byawe, ubyihana umaramaje, ubivanye ku mutima, ubisabira imbabazi, kandi usezerana kutazongera. Saba Imana imbabazi kandi wizere yuko ugenje gute, wizere yuko ikubabariye. Reka mbabwire ikintu kiremereye cyane cyerekeranye n'ubutumwa ndimo kubabwira muri Bibiliya. Dusoma muri Mariko igice cya mbere, muraza gusanga centro y'ibyigisho cyangwa se izingiro ry'ibyigisho byose bigomba kwigishwa, harimo ikintu cyerekeranye no kwihana. Mariko igice cya mbere umurongo wa 4 hari amagambo tuhasoma. Mariko igice cya mbere umurongo wa 4, Yohana umubatiza aza guteguriza Yesu Kristo. Hari amagambo tubona yerekeranye nuko yigishaga. Mariko igice cya mbere umurongo wa 4, nuko Yohana yaje abatiriza mu butayu, abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo babarirwe ibyaha byabo. Ngiki kintu Yohana yari yarazanywe mu isi kugira ngo ategurize Yesu Kristo inzira, kwari ukugira ngo abantu bababarirwe ibyaha byabo. Reka mbabwire Matayo igice cya 14, Matayo igice cya 4 ndumva ariho biri. Naho arandi magambo tubona mu nyigisho za Yesu Kristo ku murongo wa 17. Matayo igice cya 4 umurongo wa 17, Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yohana umubatiza yazaga abwira abantu kwihana. Uku kubwira abantu kwihana byamuviriyemo urwango rwatumye umugore wa Herode amucisha umutwe. Igihe cyose tubwira abantu kwihana ntabwo babyumva, n'urwango rushobora kuboneka, ariko ntabwo ari byo. Yesu nawe aje yunga mu rya Yohana avuga ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana cyangwa ubwami bwo mu ijuru buri hafi, butwegereye. Reka mbabwire inshingano Yesu yahaye abantu kugeza ku mperuka y'isi,
muri Luka igice cya 24 inshingano Yesu yahaye abantu. Luka igice cya 24 kugeza ku meruka y'isi ivuga ngo iki? Luka igice cya 24 umurongo wa 47 tuhabona amagambo akomeye. Reka nsome ku murongo wa 45 bariho mera. Luka 24:45 maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kwarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Kwihana no kwarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose. Ibi rero ni umurage Yesu yahaye abigishwa be ari kubasezera. Umutwe uravuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Umurage kwa kundi umubyeyi iyo agiye gupfa agira ikintu araga abana be, ikintu abasigira nk'umurage. Umurage Yesu yadusigiye n'uyu: kwihana no kwarirwa ibyaha bigomba kubwirwa amahanga yose. Uyu murage rero abantu twahawe kandi twasigiwe ni umurage buri wese agomba kongera kwicara agatekerezaho, akavuga ngo mbese uyu murage wo kwihana ndawufite? Ese koko narihannye? Reka mbabwire, umutima ntabwo ujya urya ruswa. Wowe ubwawe urabizi neza ko wihannye cyangwa utihannye. Urabizi neza ko ibyo ukora nawe haraho ugera ukavuga utuva wa Mana we nanjye nkurikije ibyanjye yo nirebye ndabona narihannye. Ariko icyiza nuko ubutumwa bubwirwa amahanga yose bwo kwihana no kwarirwa ibyaha ari ubutumwa bwumvikana, bworoshye, abaciye bugufi bakegera Imana, Imana yakira kwihana kwabo kandi ikabababarira. Igihari ni iki rero? Ntabwo hariho kugira ubwoba no kwiciraho iteka ngo umuntu avuga ati ubu noneho Mana se bizagenda bite? Hari umuntu bigeze gusanga baramubwira bati rero wowe ibyawe byararangiye, niyo wakwihana Imana nishobora kukubabarira. Uwo muntu igihe namusangaga mwegereye yari afite agahinda kenshi arimo kurira. Arambwira ngo nibaza icyatumye Imana inyanga igakunda abandi. Ndamubaza nese kubera iki? Arambwira ngo umuntu w'Imana yari umurayiki aherutse kuza ahangaha, arambaza ngo warihannye. Mubwira yuko maze igihe ndi kubisengera nsaba imbabazi Imana ariko ntazo ndabona. Maze arangije arambwira ngo wowe ibyawe byararangiye, Imana yamaze gukata umukato, niyo wakwihana ute ntushobora kubabarirwa. Ati ubwo rero naratashye nemera ko nyine nzarimbuka. Nariko muranibaza impamvu njyewe Imana ibyanjye bishyizeho umukato abandi ikajya bababarira njyewe ikandeka. Ubu yanjije iki? Reka mbabwire, ntabwo Imana iradushyiraho umukato, nta nubwo rirarenga. Ni ibintu bishoboka kuri twebwe ko twakwihana bigakunda. Nimukenera gukomeza kumenya ibyo kwihana, mugasoma igitabo cy'intambara ikomeye. Bavuze yuko igitabo cy'umugenzi cyandikiwe kuzasobanurira abantu ibyerekeranye n'uko umunyabyaha yakwihana akava mu irembo rimbukiro akagana mu rurembo Siyoni. Muzasoma mubone ukuntu umukristo yavuye mu irimbukiro, uburyo atera intambwe yo kwihana, abavandimwe be, madamu we n'abana be babyanze, ariko agakomeza gushimikira mpaka ageze yajya. Muzabona urwo rugendo yanyuzemo rwo kugira ngo yihane. Yagiye ahishurirwa ibyaha bye kugeza n'ubwo yaje guhishurirwa icyaha cyo kwica isabato. Muzabisoma rero. Mu by'ukuri umuntu yibutswe ibyaha bye, ubwo ndi kugira ngo ngere ku musozo n'undi gushaka. Umuntu yibutswe ibyaha bye ariko yamara kubyibutswa agaterwa agahinda nabyo, kuko n'imbaraga y'Umwuka Wera ibiri kubikora. Ntabwo wakwibuka ibyaha useka wowe uri kugomera Imana, warangiza ukumva biguteye ishema, ukumva uranezerewe, ukumva urishimye ngo yo hari buriya. Reka mbabwira, n'igihe abantu bakora ibyaha bakabyigamba. Nkunze kubibona cyane ku basore. Nyiri umusore, uzi ko abasore basambanaga, bamara gusambana bakumva bari proud,
batewe ishema nabyo, akagenda avuga ukuntu yasambanye, akaba ari kubirata, ari kubivuga, ubona nta n'ikibazo afite. Burya uyu muntu umwuka wera kuri we aba ari muke cyane. Igihe ukoze ibyaha cyangwa se igihe ukoze icyaha, ubundi cyakaba kikubabaza cyane, kikagutera agahinda. None ututse umuntu, ubeshya umuntu, wishe gahunda y'umuntu, kandi urumva nta kibazo, wakabaye ufite ikibazo. Ariko iyo umuntu yibukijwe ibyaha bye yakoze, ibi byo mu kubaho kwe akabisobanukirwa, akabishurirwa, akabisabira imbabazi, ubundi akinginga Imana, akizera ko imubabariye, ubundi akigirira amahoro ye yo mu mutima, uyu muntu aba ari umuntu w'Imana. Kambabwire n'ubuhamya buto bwanjye. Njya kwihana nkibutswa n'ibyaha byanjye, nagiye mbisabira imbabazi. Abantu bose nahemukiye ndabasanga. Ubu reka mbabwire, abantu benshi cyangwa se bose, ariko ni bose nahemukiye nkabasha kubibuka, nta n'umwe usigaye, narabasanze mbasaba imbabazi, mbihanaho. Kandi ikinyuranyo cyanjye n'abandi cyangwa se n'abandi niko bameze simbizi. Mbere yo kujya kubwiriza ngo nkore amavuna ahandi, nabanje guhera iwacu mu rugo rwaho mvuka, ku baturanyi banjye. Kambabwire ko nakoze umurimo urugo ku rundi, nzenguruka inzu ku nzu aho mvuka. Ubwo nagera mu rugo rw'ahantu nahemukiye, harimo abantu nahemukiye, nkabanza nkabasaba imbabazi, nkabona kubabwiriza. Nkomeza nzenguruka, merepfo hasi mu kabandi yo ngiyo, ndazamuka ndarangiza. Nabikoze inshuro zigera kuri 3. Mpera ku rugo rumwe, nzamuka mbasura, mbasengera, twigana ijambo ry'Imana, mbihanaho, nkomeza. Ndangije njya mu itorero, ndangije kujya mu itorero, nibwo navuze mu mutima wanjye, numva rero Mana, agasozi mvukaho abona koshereje bose nabasabye imbabazi, ndangije ndababwiriza, ndangije nkora ibishoboka byose. Ubwo nahereye Yerusalemu hanjye, ubu noneho nzajye no kubwiriza n'ahandi, ariko nzi neza ko ni wacu aho mvuka namaze kubikemura. Ubu reka mbabwire, ntabwo ndi kubivuga n'ibi byuma biriho nimugire ngo ndikubeye, ntabwo njya nterwa ipfunwe no kujya aho mvuka, kuko nta muntu waho mfitanye ikibazo nawe. Abo nari mfitanye ibibazo nabo narabikemuye. Ubwo rero ikibazo naho ndi uyu munsi, mpari nte, mbana n'abantu nte, ese ndamutse nkosheje uwo nkoshereje mwihanaho nte? Ntabwo njya nerwa isoni no kwihana no gusaba imbabazi z'ibyaha nakoze iyo ngira umugisha wo kubibona. Mbabazwa iteka ryose no guhemukira umuntu, no gucumura ku muntu ndetse no ku Mana. Iyo mbikoze bintera agahinda, bigatuma iteka ryose mba numva nkwiriye kubaho ubuzima budasa nko kwigengesera gusa, ariko nkavuga Mana, mfasha nkomeze kubaho imibereho ikiranuka, ndebe yuko nazagera ku musozo. Abantu rero, ngurwo urugendo dukwiriye kuba turimo. Ababyeyi bawe bya byaha byose wabakoreye, wabasabye imbabazi. Reka mbabwire ikintu kinezeza, nkunda kukivuga. Umwana uri kwihana ku mubyeyi we, umubyeyi aranezerwa. Umubyeyi uri kwihana ku mwana we, umwana we aranezerwa. Mu rugo rwacu aho tuvuka, ku babyeyi bacu, n'ubwo buzima n'iyo mibereho twagiye twiberaho, mama yadutumye, twamusuzuguye se, twihannye, twasabye imbabazi, yatubwiye nabi, yihannye, adusabye imbabazi mu masengesho y'umuryango tugiye kuryama. Ibyo bintu rero byagiye njyewe ku giti cyanjye bintegura, kandi binshyira ku murongo ukwiye, ku buryo gusaba imbabazi ari ikintu kuri njyewe kitamvuna. None rero nshuti zanjye, nahawe nahanjye ngo umuntu wese yisuzume, arebe niba yarihannye. Niba utarihannye kuzabona ijuru bizakugora. Ntabwo mvuze ngo ntaryo uzabona, ibyo ni Imana izabikora kuko nibizi. Ariko ibyaha byose wakoze ukeneye kubyihana. Abantu wahemukiye ukeneye kubasanga, cyabikoze niba barapfuye nta kundi wabigenza,
uzagenda ubwira Imana uti rero kanaka naramuhemukiye none yarapfuye sinamubona, ngusabye imbabazi. Nutabasha kumubona uzamuhamagare kuri telefone umwandikire umubwire utumva rero muntu w'Imana, mwuka w'Imana yangendereye, mbona ukuntu narakuzengereje, mbona ukuntu agendaga nkusebye, mbona ukuntu agendaga nkuvuga mu bantu, mbona ukuntu nakurwanyije mu kazi. Hari abantu barwanya abandi mu kazi kugira ngo babone promotion, agahora avuga ukuntu uriya we nta kintu akora, nta cyamaze, nta bwenge n'ibindi. Mwuka w'Imana azagenda guhishurira ku bantu, ujye ubegera kandi basaba imbabazi. Imana itanga imbaraga.